ndabasuhuje mwe mudukunda kandi mudukumbura, mwe mudukurikira kandi mudushyigikira, duterwa iteka namwe, tunezezwa mbese namwe cyane. Ndabasuhuje rero kandi mbashimira cyane. Dukora ibiganiro kuko tuzi ko hari ababyumva, tuzi ko nta babyumva ntabwo twabikora. Ubwo rero murabe igiciro kuri twe, murabe umumaro mwinshi kuri twebwe. Mukomeze mudukurikire, mukomeze mudushyigikire, mukomeze mubane natwe mu biganiro bigiye bitandukanye kuri channel Ijuru Ntirikorerwa TV, ariyo channel dukoreraho cyane umurimo w'ivugabutumwa. Ariko tuba turi no kuri za TikTok, Instagram, Facebook, hose tuba turiho kandi twitwa gutyo. Mukomeze mubane natwe hirya no hino mu biganiro bigiye bitandukanye, mutwereka kandi uko mubyumva nuko mubyakira. Mfite surprise for you today, mfite surprise nshaka kubagezaho uyu munsi y'ibyo mutaba musobanukiwe. Mbizi neza ko biba ari bishya kandi bibafitiye umumaro. Ubwabyo no kuba ijuru ridakorerwa, abantu benshi nyine babitekerezaho bikabayobera, bibaza kuki tuvuga dutyo, bibaza se koko ibyo tuvuga ni ukuri. Ariko ntabwo ijuru rikorerwa, nta warikoreye ngo aribone, nta n'uzarikorera ngo aribone, nta urikorera uyu munsi ngo azaribone. Ntibishoboka, ntibibaho, ntibizigera bibaho. Birashoboka nyine ko inyigisho abantu bize cyangwa bigishijwe kuva kera zidahura n'icyo ngicyo tuba turi kuvuga, ariko ntibikuraho ukuri kw'ibyo tuvuga. Muzakomeza kubona abantu banezerewe, umunezero mwinshi w'abantu bagenda basobanukirwa ibyo tuvuga, bakamenya ko Imana yaduhaye ijuru ku buntu, bakabyizera, imitima ikaruhuka, bagatekana. Ingeri zose z'abantu, umukecuru, umusaza, umwana, buri wese, urubyiruko, buri wese usobanukiwe neza ibi tuvuga, ikintu cya mbere kimuranga ni umunezero. Muzajya mubyumva rwose mu biganiro byacu bitandukanye, amashimwe y'abera, amashimwe y'abantu bagenda basobanukirwa uburyo Imana yatanze ijuru ku buntu, uburyo batsindishirijwe, uburyo mbese Imana yabagiriye neza, bakishima, bakitera hejuru, bagasabwa n'ibyishimo, mbese umunezero ukenda kubica. Ariko abantu bose bakorera ijuru barangwa n'ubwoba, nicyo kibaranga. Abantu bose bakorera ijuru barangwa n'ubwoba bwo kurimbuka, bumva iteka bari kujya mu muriro, bumva iteka batazi amaherezo yabo, bityo bagahorana ubwoba, bagahorana kwibaza ngo amaherezo yacu ni ayahe, kandi kuko amaherezo yabo bari mabi, kubera ko ntawakoreye ijuru uzarijyamo, ntawe. Cyakora biba bishoboka iyo umuntu agihumeka ko ashobora kumenya ukuri kukamubatura, noneho akaba mwisi azi neza ko azajya mu ijuru. Ikintu gitangaje rero, ibyo twumva byinshi cyane hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, mu nsengero, mu butayu, he hose, aho tujya gushaka ukuri kw'ijambo ry'Imana, aho dushakira inzira ni ukuri. Hejuru ya 99, hejuru ya 99 y'ibyo twumva abantu babwiriza hirya no hino si ukuri, ni ikinyoma. Abo bantu dukurikira ku mbuga nkoranyambaga, abo bantu dusanga mu nsengero, abo bantu dusanga mu misigiti, abo bantu dusanga bakoresheje ibiterane binini, abo bantu dukunda baratubeshya. Abo bantu dukunda baratubeshya pe. Ahubwo ikinyoma gihabwa intebe, ikinyoma kiremerwa, ikinyoma kirakundwa. Abantu benshi bikundira ikinyoma, kibabwira ko bazajyanwa mu ijuru n'imirimo yabo, bakayikora kakahava. Noneho dore ikindi kintu gitangaje, uzi ko Islamu ntayitandukaniye na Christianisme, ntaho. Ibi bintu bita ubukristo na Islamu ni kimwe, n'indi myemerere nyinshi ni kimwe. Kuko nubwo abantu bavuga ko bizera Yesu, ariko ntabwo bamwizera, ni ukumuvuga gusa. Bizera iryo zina nyine, izina name. Ariko igikorwa Yesu yakoze, icyazanye Yesu,
yanamaze gukora, ntabwo abantu bakizera. None se niba Yesu atazakujyana mu ijuru ubundi umwizeraho iki? Biratangaje. Niba ijuru n'ubundi wumva uzarikorera rikava mu mirimo yawe, Yesu umwizeraho iki? Ikintu wagombye kuba urusha undi muntu ni uko wowe wagombye kuba wumva uzajyanwa mu ijuru na Yesu. Nicyo. Naho niba nawe ugishakisha kandi uvuga ko wizera Yesu, byihorere. Mwe kujya muri munapfa ubusa, mwe kujya muri mupfa ubusa ngo bariya ngo n'Abisiramu ngo twebwe ngo turabakristo ngo twebwe, all the same. Bottom line, icyita rusange ku madini yose ni kimwe. Amadini yigisha ko ibikorwa by'umuntu bizamujyana mu ijuru, ibikorwa byiza, gukiranuka kw'ingeso z'umuntu ko bizamujyana mu ijuru. Iyo ni a big lie. Ikinyoma kiruta ibindi binyoma byose byabayeho ku isi, biriho n'ibizabaho. Ni ikinyoma kivuga ko umuntu azajyanwa mu ijuru n'imirimo ye. Isi ifite ibinyoma byinshi, ndabyemera. Isi iyobowe na siyasa, isi iyobowe n'igipindi, isi iyobowe abazungu baratubeshya, natwe tukabeshyana hagati yacu. Abantu bagendera ku bintu bitari byo byinshi cyane, byinshi. Baratubeshya ko badutera inkunga, baratubeshya ko badufasha, baratubeshya ko badukunda, nyine batubeshya ibintu byinshi cyane, ariko bigatuma batuyobora bakanadukuramo ibyo bashaka kudukuramo tutanabizi. Twe tukareba icyo wakwita nk'icy'amaso areba inyuma, ariko imbere hahishemo ikindi kintu kibi. Mbese iyi si rero muri rusange igizwe n'ikinyoma pe. Ariko ikinyoma kiruta ibindi binyoma byose ni ikinyoma cyitirirwa Imana. Ni ikinyoma kibwira abantu ko kugira ngo umuntu azajye mu ijuru bizaca ku mirimo ye, ari ibintu azaba yakoreye biciye mu gukiranuka kwe, mu mbaraga ze. Icyo kintu ni ikinyoma kibi, ni ikinyoma kiruta ibindi binyoma byose biriho, byabayeho n'ibizabaho. Noneho ikintu gitangaje, we don't discover, kubera ko natwe turi corrupted muri twe, natwe umuntu nyine kubera igicumuro cya Adamu, umuntu avuka nawe hari ukuntu abogamiye ku kinyoma n'ubundi ubuzima bwe bwose. ntitubidekuvura, ntitubidiscavaringa, ntabwo tubimenye, ahubwo utubeshye noneho iyo haje noneho utubwira uburyo twarushaho kubikora neza tukabinoza, akatwereka inzira zo gukiranuka, akavuga ati noneho ngewe muzajya mwambara gutya na gutya, musenge gutya, mugende gutya, mwitware gutya, mwibombarike gutya, mugire gutya, ngewe nziririza ibi n'ibi, turushaho kumva ko akiranuka cyane. Uzumva abantu bakubwira ati shaka ADPR yari ya kera, ADPR yari ya kera. Ubwo wabagendeye ku myambarire wenda ya kera y'aba ADPR, gusokoza imisatsi kugira gute, mbese ibyo bakavuga bati kera nibwo bakiranukaga cyane. Ibyo byose ndashaka mbabwire ni ikinyoma cyubatse izina pe. Ikinyoma cyicaye ku ntebe, ikinyoma kirayoboye, ikinyoma gitwaye abantu benshi cyane. Kandi Yesu nawe yarabivuze ngo inzira ijyana abantu kurimbuka ni inzira ngari, n'abayinyuramo ni benshi. Twabwira abantu ubutumwa bwiza bati ijuru twariherewe ubuntu muri Kristo Yesu, Imana yaratwemeye, Imana yaratubabariye, Imana yahannye Yesu mu cyimbo cyacu, ntabwo tukirimbutse nitumwizera. Bati muri abanyabuntu, murabwira abantu kwikorera ibyaha. Nta muntu uvuze gukora ibyaha, nta muntu wakwigisha abantu ngo mugende mukora ibyaha. Sinzi n'impamvu icyo kintu abantu bajya bagitindaho bakanacyemera, bakumva ko hari umuntu wigisha abantu gukora ibyaha. Ntawubaho, ahubwo ubibigisha utanabizi. Iyo babwira ko nibakiranukira Imana bazajya mu ijuru, buryo uri kubigisha gukora ibyaha no kutabizi ahubwo. Impamvu ni uko gukora ibyaha biba muri kamere y'umuntu, biba muri kamere y'umuntu, umuntu aremanywe nabyo, umuntu akoranye nabyo. Noneho rero uri kumubwira ngo nakore ibyo muri kamere ye, nagerageze akore ibye kugira ngo azajye mu ijuru, uri kumwigisha gukora ibyaha buryo simplement, kuko iby'umuntu ni ibyaha nyine.
Yesu niwe remede, niwe gisubizo, niwe rukingo rw'ibyaha wenyine. Ariko ntabwo Yesu akorana n'umuntu. Yesu kugira akore we ntuburimo. Yesu kugira ngo akore wuba wavuyemo. None rero iyo wumva ko kujya mu ijuru ari Yesu plus wowe, n'ubundi ni ibyaha uri kuvuga. Kujya mu ijuru ni Yesu nge ntarimo. Yes. Ni Yesu nge ntarimo. Nimba ari Yesu plus nge ni zero. Nge ntacyo nshoboye, ntacyo nashobora ku bwa kavukire. Paulo avuga ngo mu Efeso mu gice cya 2 ngo ku bwa kavukire yacu ngo twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Mbese ku bwa kavukire yo kwa Adamu, hari abantu bavubwira abantu ko bavuka mu miryango ifite imivumo, oya, umuryango dukomokamo n'uwo kwa Adamu twese. Bakabwira abandi ko babaderivura bakabakuraho ibyo bintu bya kavukire. Yesu niwe ukuderivura. Yesu niwe uca cordon, niwe uca uruhererekane, niwe uca iryo vuko ryo kwa Adamu, aturemeye ivuko rishyashya ritagira icyaha, aturemeye ivuko rishya ryo ku Mana. Tukaba rero dukiza ivuko ribi twinjiye ku ivuko ryiza, kandi tukaba tubaye koko mu ivuko ryo ku Mana, ivuko ry'imigisha yose n'ubwiza bwose umuntu yakwifuza. So ntabwo rero mu by'ukuri iyo tubwira abantu ko ijuru ridakorerwa, hari abandi bamaze nabo guhinduka, badutse ukuntu nabo bavuga batari ko mugiye kubwira abantu ko bazajyana mu ijuru na Yesu, ariko mugasubira inyuma bakababwira ko noneho bagomba kubahiriza amategeko y'Imana, nk'uko Imana yahaye Abisirayeli, kugira ngo noneho babe bujuje conduite nziza Imana ishaka bakiri mu isi. Ubyumvishe nabyo wagira ngo ni ukuri, ubibyumviye hafi wagira ngo nibyo. Ariko Bibiliya ivuga ngo niba tuyoborwa n'umwuka ntago tuba tukiyoborwa n'amategeko. Nahandi mwe muyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Ubundi akenshi iyo ubwiye umuntu ko hari ibyo we ashoboye gukora, agomba gukora, uba uri kudevelopa nyine, uba uri kudevelopa bwabo umuntu bwe. Ariko iteka nitwiyumva nk'aho atari twe ahubwo Kristo muri twebwe, nanone imibereho ikurikira yo kwizera, ikurikira nyuma yo kwizera, izaba myiza atari kuri twe, idaturutse kuri twe, bwa iturutse kuri Yesu Kristo. Ako kantu nako abantu bagomba kukumva neza, bagomba kumva ko kuba tutigisha ko amategeko nanone ari yaduhesha gukiranuka nyuma yo kubarwaho gukiranuka kwa Yesu, ntabwo tuba dushyigikiye ibibi, ahubwo tuba turi kurwanya ibibi by'umuntu byose aho biva bikagera. Noneho turi kuvuga ko Yesu n'ubundi atubashisha gukiranuka. Nibyo hari conduite z'abana b'Imana ijambo rigenda rivuga, ariko tugomba kuzumva neza kugira ngo bitaza kuba twe, ahubwo bikomeze bibe Kristo n'ubundi muri twebwe. Icyo nacyo wenda tuzagifatira umwanya uhagije, nta nubwo ari cyo nshaka kuvuga cyane, tukidetaye kugira ngo abantu bajye bumva neza imibereho igenewe abana b'Imana ni bwoko ki, ni yihe, kugira ngo hatabaho kwishushanya, hatabaho nanone gutsindishirizwa n'ubuntu bw'Imana, ariko tukamenyoberwa uburyo ubuntu bw'Imana muri twe n'ubundi bukomeza kugenda butwigisha kureka kutubaha Imana kose, butwigisha kwirinda, gukiranuka, kubaha Imana, mbese bukatugomororera Kristo akaba ari udutwara mu bintu byose. Ndashaka kuvuga rero ko twaratsindishirijwe, twagizwe abakiranutsi, twagizwe abera muri Kristo Yesu bitavuye ku mirimo yacu. Uwigisha wese ko imirimo y'umuntu ariyo yamujyana mu ijuru arabeshya, uwo ni umunyakinyoma, warabeshya, nta juru wajyamo, ntibishoboka, ntibizanegera bishoboka. Noneho abo bantu bose nyine bahuje umutima ubarega, bahuje umutima ubabwira ko bidashoboka, bahuje umutima ubabwira ko nubwo bakoze, nubwo bagerageje, nubwo ibyo babwiwe n'ababashumbye n'ababarera mu madini babyubahirije, ariko bagerageje, of course birabananira n'ubundi barabigerageza ariko bikabananira. Niyo mpamvu birangira rero bumva ko inzira babanyujijemo itagera ku Mana. None se inzira itagera ku Mana uyinyuriramo iki? Wabiretse ukamenya ukizera Yesu we nzira n'ukuri n'ubugingo, ko ntawe ujya mu ijuru atari bumujyanye, ukareka kuvuga gusa kuri umukristo ku izina ariko utazi kuzajya mu ijuru,
umukristo, umuntu ahinduka umukristo umunsi yizeye, apana umunsi yobotse ADPR, Restoration, Zion Temple, Methodiste Libre, Eberi, Anglikani, umusozi w'ibyiringiro, all of those Christian churches tuzi, local churches tuzi. Ntabwo umuntu ahinduka umukristo ari uko ayobotse imwe muri ayo ma churches. No. Ushobora kuba umaze imyaka myinshi uzi kuri umukristo, pourtant ntabwo uri we. Umuntu ahinduka umukristo ryari? Umuntu ahinduka umukristo umunsi yizeye umurimo wuzuye Yesu yakoze wo kumukiza, akamenya ngo nzajya mu ijuru kubera Yesu yancunguye, nzajya mu ijuru kubera ko nababariwe, nzajya mu ijuru kubera ko nemerewe muri Kristo. Iyo wizeye ibyo uba uhindutse umukristo. Ibindi bakubwira ntabwo ari byo, ibindi nawe wakwibwira ntabwo ari byo. Ni ukuwibeshya, ni ukwihemukira, ni ukwigirira nabi, nawe bakakugirira nabi, nawe ukigirira nabi, ukaragirira nabi abandi. Kubera iki? Kubera ko ibyo twigishijwe imyaka myinshi birangira duhindutse n'abigisha babyo natwe. Iyo utekereza ngo nawe uzakorera Imana, uzakora umurimo, uri kwiga kubwiriza, aba ari kubwiriza ibyo ngibyo. Gukiranuka bavuga ni ingeso z'umuntu. Nese gukiranuka kwa ingeso z'umuntu gute? Ntibishoboka, kandi umuntu ari mubi. None se umuntu mubi azakora ibyiza gute? Igiti cyera imbuto zacyo. Umunyabyaha nta bindi bintu byiza akora, ahubwo umunyabyaha ibyo akora ni ibyaha. Umuntu rero uhindutse umukiranutsi ni ukora ibyiza byemerwa n'Imana. Yes. Mbere yuko ukora ibyo gukiranuka, banza umukiranutsi. As simple as that. Mbere yuko uvuga ngo wakora imirimo yo gukiranuka. Arega imirimo yo gukiranuka ntabwo tuyirwanya, ni myiza. Ariko se yakorwa nande? Of course yakorwa n'umukiranutsi. None umuntu aba umukiranutsi ate? Umuntu aba umukiranutsi abazweho gukiranuka kwa Yesu. Ntabwo umuntu aba umukiranutsi akoze ibintu byiza abantu bashima. Umuntu aba umukiranutsi abazweho gukiranuka kwa Yesu. Ni nabwo ibyo yakora bihinduka ibikorwa byiza byo gukiranuka bikozwe nyine n'umukiranutsi. Hari ibintu byiza umuntu yakora, nibyo natanzeho urugero, amahanga aradufasha agatanga ibyayo, ariko ibintu byinshi bakora babikora inyuma hihishemo ibindi bintu byiza ibindi bintu byinshi bitari byiza. Hanyuma ntabwo rero igiti kibi cyakwera imbuto nziza. Ushobora gutwerera umuntu kugira ngo ujye kuri liste y'abatwerereye, ushobora gutwerera umuntu kugira ngo akomeze gufate nk'umuntu ushoboye, nk'umuntu ufite ubushobozi, akomeza kugira inshuti ye. Hari ibintu byinshi umuntu akora agamije ibindi bintu bitari byiza. Niyo mpamvu gukiranuka k'umuntu Imana itakwemera. Imana gukiranuka yemera ni ukwayo, kandi Imana se yakiranutse ryari? Yakiranutse yatweretse gukiranuka kwayo iteyo. Yatweretse gukiranuka kwayo ubwo twayigomeye twebwe, hanyuma ikirengagiza gukiranirwa kwacu, akaba ari icy'inyuma igashaka Yesu, ikihindura umuntu muri Kristo, ikaza mu isi, ikambara umubiri w'abantu, ikajya mu cyimbo cyacu, ikishyiraho ibyaha byacu, ikemera gufata igihano cyacu kibi cy'urupfu rubi, igahanwa mu cyimbo cy'umuntu wayigomeye, yarangiza ikababarira wa muntu, ariko itirengagije ubutabera bwayo, kubera ko igihano umuntu yagahanwe igihannye Yesu mu cyimbo cy'uwo muntu. Uko niko gukiranuka kwayo yagaragaje. Iyo wizeye ibyo rero, nawe ubarwaho gukiranuka kw'Imana kwaragaragariye muri Kristo Yesu. Wemeye gukiranuka kw'Imana yagaragarije muri Kristo Yesu, nawe ugahinduka umukiranutsi ubazweho gukiranuka kwa Yesu, nk'uko Yesu yahindutse icyaha abazweho ibyaha byawe. Ngicyo rero icyo umuntu asabwa, simple. Ikindi, ubuciriye Imana bugufi. Guca bugufi imbere y'Imana si ugupfukama. Ntabwo guca bugufi ari ugupfukama. Guca bugufi ni ukwemera ko ndi mubi, ko nta n'ikiza nabona cyakwempressiona Imana, ko nta n'ikiza nabona cyo gukiranuka cyakwemeza Imana. Nkemera ko ndi mubi, hanyuma nkemera ko ahubwo kugira ngo Imana inyemere ari uko mbarwaho ubwiza bwayo yagaragarije muri Kristo Yesu, bityo ngahinduka umukiranutsi
ariko mbikesha Yesu ntabikesha ibyanyu. Mbese aho mbaciye bugufi kandi nemeye na Kristo akansindishiriza, nkaba ndi umukiranutsi mu buryo bw'iteka ryose imbere y'Imana. Aho rero ni nabwo wakora ibyo gukiranuka, kuko none wendutse umukiranuka. Biratangaje kuba umuntu yumva yaba ari umunyabyaha akanakora ibyo gukiranuka. Ntibishoboka. Igiti kibi nticyakwera imbuto nziza. Ntabwo umwembe wakwera voka, ntabwo umwembe wakwera pome, ntabwo umwembe wakwera maronji, ahubwo ironji ryera maronji nyine. Ntabwo umunyabyaha rero yihatahata ngo akore ibyo gukiranuka. N'ubundi ibyo bintu bihase muri umunyabyaha byitwa ibyaha. Uko wabisiga, uko wabisigiriza, byose bikomeza kuba ari ibyaha. Ahubwo urabanza ugahinduka umukiranutsi uvutse bwa kabiri. Kuvuka bwa kabiri nabyo si ukubatizwa nk'uko abantu benshi babivuga, ni ukwizera Yesu ukabarwaho gukiranuka kwa Yesu, ukemera ko wababariwe, ko wemewe, ko nta cyaha Imana ikikubaraho, ubuvutse bwa kabiri. No wavuka ubwa kabiri rero, rya vuko rishya rinera imbuto nshyashya zijyanye n'iryo vuko. Voilà. Ibindi ntabwo ari byo pe. Ibindi ntabwo ari byo. Ibintu twigishijwe, ibintu byigishwa hirya no hino, ibintu abantu bakurikira, ibintu abantu bakunda, ibintu abantu bahururira, ibintu abantu bashishikarira, ibintu abantu bayoboka, iryo yobokamana ryadutse mu isi ryayobeje abantu, ribajyana kure ahubwo y'Imana. Iyobokamana, icyo twita iyobokamana, ntabwo rigeze umuntu ku Mana. Si ukuyoboka Imana nk'uko abantu babivuga, ahubwo ushatse waryita iyobamana. Ni ibintu bijyana abantu kure cyane y'Imana, ntaho binahuriye. Babigisha uzi, bemerwa, ukunda, wumva, wemera, bintyoza mu kuvuga, bintyoza mu gusobanura, ari ababyize, ari abitwa ngo ab'umuhamagaro, ari abambara ibishura, ari abambara amakositime, ari abagira gute. Abo bantu dutekereza ko ari ab'Imana. Abambara imisaraba hano, abayambara hehe, iminini, imitoya, abo bantu dutekereza ko ari abantu b'Imana batujyana mu ijuru. Reba ku gihe cya Yesu, abantu Yesu yakunze kugarukaho bitwa abafarisayo. Reka nze mbakwereke mu gice cya 23 cya Matayo, abantu Yesu yagarutseho cyane bari abantu bagaragara neza. Duhereye ku murongo wa 4, bahambira imitwaro iremereye idaterurwa bakayihekesha abantu ku ntugu, ariko ubwabo ntibemere kuba bayikozaho n'urutoke rwabo. Urumva ko Yesu avuga ngo bahambira imitwaro iremereye idaterurwa bakayikoreza abantu ku ntugu, bo ntibemere no kuyikozaho n'imitwe y'intoki. Mu yandi magambo, ibintu babwira abantu ni ibintu bidashoboka. Inzira banyuzemo abantu ni inzira idashoboka. Bavuga ngo uzakiranuka ujye mu ijuru, bose nabo kandi babizi ko atari abakiranutsi. Mbese ibyo bintu bakubwira gukora ntibashobora kubikora. Kandi abafarisayo bambaraga ibishura byera, bari abantu ngo bakunda guhamagarwa rabi cyangwa bigisha, mbese b'abanyacyubahiro, bitwa abantu b'Imana bo kubahwa cyane, bameze nk'abahagarariye Imana muri kiriya gihe cy'Abisirayeli. None no kuri ubu rero hari abantu bazwi ko nibo bahagarariye Imana, nibo bazanye iyobokamana, nibo baryigisha, nibo bafite amasengero akomeye mu gihugu, nibo bakaze. Mana yanjye, Mana yanjye, Mana yanjye. Buriya Yesu mu gihe cye niwe wagaragaraga nk'umuyobi, n'abamukurikiraga bari abantu basebetse, bari abantu batemewe. Kubera iki? Hari icyitwa iyobokamana cyari cyarashinze imizi ikomeye muri kiriya gihe. N'uyu munsi ubutumwa bwiza nyakuri, ntugire ngo ababuvuga abantu barabemera, reka da. Bagaragara nk'abayobi. Ni nk'inzira Yesu rero n'ubundi kiriya gihe yagaragaraga nk'inzira itariyo, hashingiwe ko hari ibindi bintu abantu bari barayobotse, nyamara mu by'ukuri bitabakiza, bidashobora kubagirira umumaro. 13 mu cya 23 cya Matayo haravuga ngo ariko mwebwe banditse n'abafarisayo mwandyarya muzabona ishyano, kuko mwugarira ubwami bwo mu ijuru ngo abantu batabwinjiramo, namwe ubwanyu ntimwinjiremo, kandi n'abashaka kwinjiramo ntimubakundire.
n'imyugariro umurongo wa 13 bugarira ubwami bw'ijuru ari bo ubwabo ntibinjira n'abashaka kwinjira bakababuza. Ibyo mvuga muzabyumvira ko nubwira umushumba wawe ko wumvisha umuntu avuga ko ijuru ridakorerwa ko twariherewe ubuntu muri Kristo, azakubwira ati urashaka kuyoba. Uwo muntu ari kuyobya. Mbese ari bo ubwabo ntibemera bizere ubuntu bw'Imana bajye mu ijuru, ariko nushaka kujyayo amenye inzira y'ukuri baramubuza, baranamuca. Ibi mvuga ntiwabivugira mu nsengero izo ngizo uvuga z'abantu ngo bazi Imana bayobotse Imana. Reka kuvuga ko ijuru twariherewe ubuntu, reka da. Ibi ntibyemerwa, bifatwa nk'ikinyoma kandi nibyo byonyine bikiza. Iyo mukurikiye se ubuhamya bw'abantu tubwiriza, murabyumva bashima ku maradiyo, murabyumva bavuga ngo iki? Baravuga bati ubu twabaye abakiranutsi ku Mana, ubu twabonye ijuru, ubu twarababariwe, ubu dufite amahoro, dufite umunezero. Ibyo bintu byiza nibyo abantu bari kurwanya. Kubera iki? Barashaka gukomeza kubagira imbata zabo, barashaka gukomeza kubagira imbata zabo, babakuramo ibya hano, babakuramo ibintu kandi byitwa ko muri gukorera Imana, nyamara muri gukorera abantu, muzi ko muri gukorera Imana. N'ibyo mukora ntacyo bishobora kubagezaho. Reka tuvuge umurongo wa 15, Matayo 23 umurongo wa 15, mwebwe bandizi n'abafarisayo mwandyarya muzabona ishyano kuko muzerezwa mu nyanja no mu misozi no guhindura umuntu umwe ngo yemere idini yanyu, ariko iyo ahindutse mutuma baruta inkubwe ebyiri kuba umwana w'igihe naho. Bazerezwa mu nyanja n'imisozi, bibaya hirya no hino, ba mu mavuna muzababona bari gushaka abantu, bahamagarira abantu kuyoboka amadini yabo. Ariko iyo umuntu amaze kuyoboka burya ngo idini ngo ababaye nk'ubwe ebyiri umwana w'igihe no. Tekereza ibintu tuzi ko bijyana abantu mu ijuru bibajyana mu muriro, ni bibi cyane. Ibintu tuzi ngo birajyana abantu mu ijuru bibajyana mu muriro. Nta kintu umuntu afite yashobora gukora mu mbaraga ze, mu bushobozi bwe, mu bwenge bwe cyamugeza mu ijuru. Ijuru twariheshejwe na Yesu, niwe wakoze byose, niwe wubashye Imana mu cyimbo cyacu, niwe waciye bugufi asiga ibyo yari afite mu ijuru byose kubera twebwe, niwe wakoze ibyo amategeko asaba byose kubera twebwe. Ariko Imana ishimwe ko yabikoze ari kuducungura, Imana ishimwe ko yabikoze ari twebwe abikorera. Ibyo urabyizera, urabyemera, bikaguhwanirizwa no gukiranuka, ukaba mu isi uzi neza ko uri umukiranutsi, ko Imana yakwemeye ko iwanyu ari mu ijuru, kutakirimbutse ukundi, ko mu by'ukuri utagiciriweho iteka, ko Imana ari umubyeyi wawe, ukagira amahoro. Ariko niwe nabwo watera imbere, ni nabwo wagubwa neza, nibwo wakubaka urugo, nibwo wakubaha abayobozi b'igihugu, nibwo waba umuntu mwiza, wa muntu ufite ijuru, wa muntu ufite amahoro, wa muntu utekanye mu mutima, wa muntu utajahagurika, utirirwa mu gihuru ngo ari gushakisha ijuru nk'aho yari ryatakaye hariya. Uwo muntu ni nawe waba umuntu w'ingirakamaro mu nguni nyinshi. Niwe wakubaka urugo bigakunda, niwe warera abana, niwe washaka umugabo ntamusterese, niwe washaka umugore ntamusterese, akamwubaha, akamukunda, akamuhundagazaho urukundo nawe Imana yamuhundagajeho muri Kristo Yesu. Iryo ryo pfundo ry'imibereho myiza, niryo pfundo ryo kubaho, niryo pfundo ryo gutunga, niryo pfundo ry'imigisha, niryo pfundo ry'umunezero, niryo pfundo ry'amahoro, niryo pfundo ry'ibyiza byose twifuje tukabishakira ahantu henshi bidashobora kubonekera. Reka rero mbashimire ko mudukurikira. Utarakora subscribe nabikore, tugira WhatsApp group, umuntu wifuza kuyijyaho natwandikire kuri 07844257 tumushyireho, hanyuma akomeze kubona ibiganiro, ubuhamya, amashimwe ya bene data, akomeze kwakira byinshi cyane byo kumutunga, byo kumutungisha, byo kumubyibushya, byo kumugira neza, maze amenye neza y'Imana, anakunda Imana, ayikundiye ariko ko ariyo yabanje kumukunda. Kana subscribe niba utarabikora, sharing ibiganiro byacu ku bandi, ngwino kuri group bane natwe aho uri hose ku isi yose, dukomeze gusangira ubwiza bw'Imana twaboneye cyangwa se bubonerwa muri Kristo Yesu. Yuri hanze y'igihugu birumvikana, ushyiraho kode z'u Rwanda,
plus 250 akamenyetso ko guteranya 250 karindwi iminani ine ine kabiri itanu karindwi. Reka nsoze mbifuriza amahoro menshi 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 asendereye atangwa n'Imana abonerwa muri Kristo Yesu. Bye bye naho ubutaha.